tekereza umuntu umwe gusa washoboye guhangana n'abicanyi babarirwa mu magana kubera impamvu imwe gusa, impamvu wakumva iragutunguye. Iyo mpamvu ni imbwa ye. Ariko se wari uzi ko John Wick yari hafi kuba filime yananiwe mbere yo gusohoka? Yari igiye kwanga, iyi projet yagiye kwanga neza burundu. Ese nanone wari uzi ko kandi Keanu Reeves yakoze training ikomeye cyane kugeza amenye kurasa no kurwana nka sinema wa nyawe, mbese akabikora apana edit, akabikora bya nyabyo. Mbese tugiye kureba ku mateka ya filime yahinduye action movies burundu, ni action ya John Wick. Mu mwaka wa 2014 hasohotse filime nto abantu benshi batari biteze cyane kandi batari bizeye neza ko yazakura. Iyo filime ni John Wick. Icyo gihe benshi batekereza ko career ya Keanu Reeves iri kurangira, ariko ibintu byahise bihinduka gato cyane. Filime yahise iba imwe muri action zikunzwe cyane muri icyo gihe cyane kandi ku isi pe. John Wick yari assassin ikomeye cyane waje yica abantu ku rwego rwo hejuru pe. Nyuma aza gusezera kuri ubwo buzima kugira ngo abeho amahoro n'umugore we. Ariko umugore we amaze gupfa yasigaranye impano imwe gusa, iyo mpano yari imbwa. Iyo mbwa yayifashe nk'umuryango, yafite agaciro kuri we kandi gakomeye cyane. Ariko umunsi umwe agatsiko k'abagizi ba nabi karaje karayica, kiba n'imodoka ye, baramurakaza. Ikosa bakoze ntibari bazi ko ubwabo bikozeho. Misi ya John Wick bamwitaga Baba Yaga. Ntibyari bisobanuye monster, ahubwo byasobanuye ko ari umuntu uhereza kwica aba monsters. Iyo abantu bamvuga ko John Wick yagarutse, benshi bahitaga bagira ubwoba, bagahinda umushyitsi. Kimwe mu byatumye John Wick ikundwa cyane ni uburyo action zakozwemo. Keanu Reeves mu kugira ngo ino filime ikundwe yakoze ibintu bihambaye cyane. Yakoze amatraining yo kurasa, judo, jujutsu no gutwara imodoka mu muvuduko mwinshi cyane. Mu buryo bwe yabikozemo ubwe nta doubles nyinshi yakoresheje. Niyo mpamvu fight scenes cyangwa se andi kurwana byagaragaye nk'aho ari iby'ukuri. Ino filime ya John Wick yakoze hafi miliyoni 20 z'amadolari gusa, ariko ikintu cyaje gutungana yaje kwinjiza miliyoni 86 ku isi yose. Nyuma yaho haje gukurikiraho John Wick Chapter 2, John Wick Chapter 3, Parabellum, hakurikiye ya nyuma bafungiye hariyo John Wick Chapter 4. Igice cyacagaho gukundwa cyane kubera ko cyabaga gifite ibintu byinshi cyane bitangaje. Mu tuntu dutangaje abantu benshi batari biteze muri zino filime, ni mu gice cya mbere hari ikintu kijyanye no kubura amafaranga mu guhomba. Icya kabiri, Keanu Reeves yakoze training ikomeye cyane kuko yije kurasa abasirikare bya nyabyo. Ikindi cya gatatu ni uko ino filime ishingiye kuri imbwa. Iyi niyo mbwa niyo yahinduye ibintu byose, umunyepfurwa yatumye John Wick ahinduka cyane. Ese wowe ubona John Wick ariyo action nziza kurusha izindi zose muri iki gihe cya 2014 cyangwa indi filime? Wayishyira hejuru, andika opinion yawe muri comment, kandi niba wakunze bino biganiro byacu kandi subscribe, like na share, ushyireho ati ndifuza ko wambwira kuri ino filime. Murakoze cyane. Ciao ciao.